bwiza rwose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza rwose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. Imana yaremye umuntu imuha ubutware w'ibyo yaremye, ariko irebye isanga atari byiza waba wenyine muri Edeni. Ubukwe ni bwiza, ubukwe ni bwiza rwose buranezeza buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. ubukwe ni bwiza, ubukwe ni bwiza ni bwiza rwose buranezeza buranahesha kandi bunahesha data icyubahiro. imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose kandi bahimbara icyubahiro. imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose kandi bahimbana icyubahiro. ubukwe ni bwiza. Hano duteranye turi benshi tuvuye hirya no hino, ariko dufite ikintu kiduteranyije muri aya masaha. Ni ikintu kimwe, ni ubukwe bwa Maurice na Donatille. Turishimye cyane. Amen. Haleluya. Twakiriye nanone n'umuyobozi wa gahunda, nawe turakwakiriye. Imana umugisha. Twakiriye ushaka wacu maze kudusengera Imana, namwe turabakiriye. Imana yo mu ijuru ibamuha. Twakiriye cameraman, dufatira n'amafoto meza, turibuze kubibona wenda mu kanya, ariko uko biri kose turakwakiriye. Turi mu nzu y'Imana, uko byakorwa byose, ariko turi mu nzu y'Imana, turakwakiriye. Imana yo mu ijuru ibamuha. Reka rero twakire impande zombi, ari uruhande rwa Maurice, ari n'uruhande rwa Donatille. Rero abashoboye kugira hano, murabizi yuko dufite ibihe bigoye, ibihe bya Covid, bituma wenda abantu bataba benshi ngo twizihize uko twari dusanzwe, ariko nanone tugomba kumenyera tukakira ibintu uko bimeze, igihe uko kiri tukagifata uko kiri. Amen. Ntibitubuze kwishima.
ibyishimo byacu abavandimwe bagaragaye natwe turi imbere. Ibyishimo byacu ni uko twageze mu nzu y'Imana kandi mwakorewe ubukwe bwiza mu nzu y'Imana. Nta kindi rero twababwira, wenda ibindi turi buze kubivugaho nyuma, ariko twagira ngo tubabwire ko tubanye kandi tunejejwe namwe. Amen. Tunejejwe namwe ubwo mwitwaye mukaba mugejeje muri aya masaha mukatwereka ibirori. Rero muje neza abavandimwe, muri abashyitsi mu nzu y'Imana, muri iwanyu. Itorero nezerana namwe, ifatanije namwe ibyiringiro byanyu byose muri uyu mwaka wateguye ku bwanyu, ubugingo bwanyu. Ifatanije namwe kugaragariza Imana kunyurwa kwayo, ubwo mwiyemeje gushyingiranwa bikurikije umuhango na gahunda z'itorero. Ibyo kwitegura gushyingiranwa kwanyu byose byaratunganyijwe, kandi kugeza ubu nta kintu na kimwe cyabonetse kibasha kubabuza gushyingiranwa kwanyu kwera. Rero tukaba tubakiriye, ndetse nagira ngo wenda muramfasha turabara tugiye rero kubakira muri ubu buryo. Turabara gatatu, hanyuma dusere haleluya eshatu tubakira, bareke mwe muruzi ibindi tubuze kubivuga nyuma. 1, 2, 3 haleluya. 1, 2, 3 haleluya. Ongera kandi haleluya. Yesu abamukere. Reka dukomere Imana amashyi cyane, mwicare kandi mvuge neza Imana. Pasiteri kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana, reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turakubashye, turakunezerewe umwanya mwiza uduhaye wo dutegurira ijambo ryawe. Dusengeye umukozi wawe ugiye guhaguruka ijambo ryawe, mugire neza umugenderere, ntawe ari we izina ryawe icyubahiro. Dusengeye imitima yose igiye kumvira ijambo ryawe kugira ngo uduhe kumva no kumvira. Duhagaritse imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo, duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo ubwazo ugeka muri byose. Urakoze urakarama, bana natwe muri byose, ku bwa Yesu Kristo twizeye. Amen. Tafita wenda abantu baracyafite izindi za gahunda nyinshi. Tangiriro ibice 24 umurongo umwe gusa. Umurongo wa 58. Ibice 24 umurongo wa 58. Reka dusome wenda tuze kugeza ku murongo wa 60 kugira ngo wenda ibintu byumvikana. Ni itangiriro 58 baravuga ngo bahamagara Rebeka baramubaza bati urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajyana. Basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be, bifuriza Rebeka umugisha. Baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Amen. Reka nanone twongere dusome mu Migani 24 umurongo wa 3. Imigani 24 umurongo wa 3 baravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi
rukomezwa no kurijuka. Ongera tuhasome, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kurijuka. Dusoza reka dusome nanone mu Baefeso. Abaefeso ibice 5 umurongo wa 20. Abaefeso ibice 5 n'umurongo wa 22 turi buze kugera no ku murongo wa 30. Bagore mugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wacu. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryezesha amazi n'ijambo rye, aryishira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'umubiri wabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya, kuko Kristo abigira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu wese azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko nawe umuntu wese akunde umugore we kuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Mwakira ijambo ry'Imana. Amena. Ntabwo turi kuganira amagambo menshi. Icyo natekereje kuganira uyu munsi mu mwanya muto ni ukuganira n'abagabo twese n'abagore bari hano. Ntabwo ari ngombwa kubwira aba bana bacu gusa, kuko rimwe na rimwe iyo bari hano baba barushe, banatekereza wenda urugendo rwose bakoze. Ariko iyo tuganira tuba tuganira twese hamwe. Yesu ashimwe. Ntabwo ari ababo nyine tubwira, ahubwo turabwirana twese. Kubaka urugo, kubaka umuryango ni ikintu cyiza, ariko ni ikintu kigoye kandi ni ikintu kitoroshye. Amena. Aho gitandukaniye n'ibindi ni uko abandi iyo tugiye muri formation iyo ari yo yose, nyuma y'ibizamini nibwo baduha certificate. Warangije ugakora n'amayizami bakaguha certificate. Ariko igitangaje, twebwe dutanga certificate iyo umuntu agiye kwinjira mu gushaka. Ubwiye bakagushimira murumva yuko ibyo bintu biragoye, wenda biragoye kubyumva. Ni ibintu bitandukanye bishaka kuvuga ko bifite ubundi buryo. Certificate yakagombye gutangwa n'abantu bavuga bati turabashimiye kuko mwabanye neza, mwamenye kubana, byagenze gutyo no kugoye. Aho tubaha certificate batari abana, mu gihe abandi bahabwa certificate uko barangije formation. Ibi ni byerekana yuko harimo ikinyuranyo cy'ibyo tuvuga. Amena. Amen. Mwankundira mukavuga ngo amen. Nubwo hariho agapfukamunwa ibyo ari byo byose ntikapfutse n'akanwa kose. Avuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo
kandi gukomezwa no kugira. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi gukomezwa no kugira. Abantu ubu ntabwo batemerera ijambo, ahubwo bashingiye kubaka urugo kubera amafaranga. Udafite amafaranga wakora iki? Bakumva yuko amafaranga wenda hari ari yakomeye, ari nayo abantu bashingiraho kubaka urugo. Ariko ingo nyinshi zasenyutse ni izifite amafaranga. Iyo aza kuba amafaranga ariyo twashingiragaho, mu by'ukuri wenda twari kubigwaho. Ariko ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo ntabwo ryirengagije ko n'amafaranga akora, ariko ryavuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Amen. Haleluya, haleluya. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Rero wakwibaza ngo se ni ubuhe bwenge? Hari ibyo ari byose nawe uri debire ntibakwigira, ntiwanashaka ngo bakundire. Biraboneka yuko abantu bose bafite ubwenge, ariko ubwenge hari igihe ubwenge buba bunyuranye. Ese ni ubuhe bwenge? Ubwo Imana ishaka bwubakirwaho ingo zacu zikaba ingo nziza zitahwa. Ni ubwenge turavuga ko uburyo butatu. Icya mbere ni ubwenge bwemera kugirwa inama. Haleluya, yo haleluya. Hariho abantu mu miterere yabo batajya bemera kugirwa inama. Umugore yatangira kuvuga ati abantu wowe cyangwa no kubaha. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo wubahe umugabo, ibindi ubindeke. Kuganira zero, ubwo si bwo ubwenge bwubaka. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye, uyu ni umwanditsi ni Salomo, iwe yaravuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ubwenge bafite ubwenge, arakorera amafaranga, akabona imodoka, akubaka amazu, agakorera ibintu bikomeye, ariko ntagira ubwenge bwo kwemera kugirwa inama. Umugore yazanye yaramuzanye ariko ntiyemera ko amugira inama, kandi ijambo ry'Imana ryo ritubwira neza ngo yazanye umufasha, yazanye umujyanama. Amen. Haleluya. Rero iyo utemeye ukaba ufite ubwenge, ariko ntujiruke ngo wemere ugire ubwenge bwo kugirwa inama, urwo rugo rwawe bakumbaza umbajije ntabwo urwo rugo ntabwo ari rwo Imana yishimye. Yavuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi bukomezwa no kurira. Amen. Yo haleluya, haleluya. Icya kabiri ni ubwenge bubabarira. Amen. Haleluya. Ubwenge bubabarira. Iyo ubona ubwenge ufite budashobora kubabara, ntiwavuga ngo uwo muntu ari umudamu wigeze kubicishaho avuga ngo uko imbabazi, uko urukundo rungana rugomba kuba rungana n'uko imbabazi zawe zingana. Ubwiye umuntu ngo ndagukunda, uyu munsi wenda ishimwe akabwiranga bati ndagukunda, ariko uko amukunda ntikungane n'uko imbabazi zingana mu gihe yakojeje ko ashobora kumubabarira. Iba ari ikinyoma. Urwo rugo ntirwakubaka. Ari uko ikirwubaka ni uko habaho ubwenge ufite bwo kubabarira. Amen. Yo haleluya. Ubwenge bukaba bungana kubabarira urukundo rwawe ukunze wawe, ukunze umugore wawe, rukangana n'imbabazi umugire. Amen. Yo haleluya. Udafite ibyo bijyana. Icya gatatu, ugomba kuba ufite ubwenge bwihangana. Ubwenge bwihangana. Hari abantu batazi kwihangana. Hari
ingaruka zikunze kubaho ku bantu batazi kwihangana, akaba yakwikubitira imbyeyi mu jisho. Hari umugabo yari asanzwe yihangana, noneho umugore we akamenya ko ajya yishongora akavuga amagambo menshi, umugabo akihangana. Bukeye noneho arishongora avuga amagambo menshi, amugeza ku rukuta, amugeza mu nguni. Hari igihe umuntu iyo ageze mu nguni ntuvuga ngo azi kurwana cyangwa ntazi kurwana, aritabara, yirwanaho. Amen. Umuntu umukubiye hariya kuko yaba afite intege nke, ntabwo yavuga ngo komeza ukubite, oya, nawe yahita atangira kurwana nubwo afite intege nke. Noneho umugabo abonye byanze kwihangana binaniranye ko yamugejeje mu nguni, arahindukira. Rero si uko uwo mugabo yari afite kwihangana, ariko si uko yari abuze imbaraga. Arahindukira ubwa mbere rimwe gusa, amukubita ingumi, amenyo y'imbere arasenyuka. Batamenye aravuyemo, avugije induru. Umugore arasaza ati nkuyemo, none se ntiwemera ikosa? Ati rwose ndaryemera, ubabarire. Nuko baricara baraganira, ndetse wa mugore aramubabarira. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uko hasigaye za ngaruka zo kutihangana. Amen. Noneho ngo bakicara barababariranye, nimba ari abarimo akabyeri bakakubita aho ngaho, nimba ari fanta bakayinywa, nimba ari icyayi bakakinywa. Ariko wa mugore yagira ngo araseka, bya bihangagurwa. Noneho umugabo ngo agasigara avuga ati ariko ubuse iyo nihangana, ati rwose kutihangana kwanjye niko kwatumye nica isura y'umugore wanjye. Amen. Amen. Haleluya. Nta kindi ni ukubifuriza urugo rwiza. Hano twasomye mu itangiriro, naho ababyeyi n'inshuti bifurije umukobwa wabo umugisha, cyangwa se urugo barwifurije umugisha. Ari narwo tugiye kurangiza. Twebwe ibyo tubabwiye nk'ababyeyi ni uko urugo rwubakwa n'ubwenge. Amen. Ariko natwe nk'ababyeyi hariho icyo tugiye kubakunda. Nifuhe tugiye kubabwira nk'iryo aba bantu babwiye mushiki wabo. Amen. Haleluya. Munkundire nubwo tushyizeho agapfukamunwa, ariko iryo fuhe turitanga ku bana bacu. Nimba mwabaherekeje, hariho ifuhe tugomba gutanga. Twebwe nk'itorero hariho ifuhe tugiye gutanga ku bana bacu. Amen. Haleluya. Ngo baramubaje, sindi busubire mu magambo menshi tugiye kurangira. Baramubaza bateserebe, uyu musore waje uramwemera? Amen. Amen. Hari nacyo turi buze kukubaza mu kanya kugira ngo ubivuge abantu bose babyumva, bose babyumva. Aravuga wenyine, arahaguruka ati ndamwemeye. Yesu ashimwe. Amen. Amaze kuvuga iryo jambo bibanyura ku mutima nk'ababyeyi. None se ko abyemeye hari ikindi twakora? Kuba yabyemeye nta kindi. Hasigaye rero twebwe tugiye kumuhesha umugisha. Amen. Noneho ngo baramubwira bati tubifurije Rebeka umugisha. Baramubwira bati mushiki wacu we, uzabe nyirakuruza w'abantu, inzovu ibihumbi. Urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi bawe. Amen. Haleluya. Tubifurije kuba nyirakuruza w'abantu, inzovu ibihumbi, kandi urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi bawe. Amen. Haleluya. Abo usanga wenda batavuganaga neza n'iyo mirimo, uzababere
icyitegererezo cyiza uzabahindure bazabe noneho urugo rw'urugengwa uzatanga kubera wowe mukwe nawe mugeni, kugira ngo ugushyingiranwa kwanyu kumere nk'uko Imana ishaka, mukwiriye kumenya impamvu yatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa. Umugabo n'umugore bombi bagomba gufatanya mu rukundo rw'ukuri kandi biringiranye mu bintu byose byerekeye ubugingo bushira n'ubuzaba. Kubakira hamwe urugo rwabo bagahabwa umugisha n'Imana yavuze iti mugwire mwororoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu bunyurwe no kubaha Imana no gukomeza itorero ryayo, kugira umubano umwe rukumbi kandi utadohoka nk'uko Imana ishaka. Ntibakwiriye gutana imbarijwe imibiri yabo. Reka nanone tuvuge inshingano z'aba bombi. Wowe Ishimwe Donatille, ujye uhora uzirikana ko Imana ubwayo ariyo yashimye ko uba urugingo rw'umugabo wawe, ngabo uriho muri isi, nk'uko itorero rihambiriye kuri Kristo rikamugandukira rikamwubaha, uko niko nawe uzakunda umugabo wawe. Ujye uhoranira kumutunganira kandi ntugatekereze na rimwe kumureka cyangwa kwahukana, ahubwo mujye mubwira inama hamwe yibakomereye kandi mu rukundo. Ntukemerere umugabo wawe ko akuzaniraho undi mugore. Ni itegeko ry'Imana, ntukabyemere rwose. Hari igihe ubibona ukaba ture pasive, ntukemere ko akuzaniraho ubundi. Maurice, wowe ngabo uriho Maurice, wemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko Ishimwe Donatille aba umugore wawe. Mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugore wawe? Niba ari kubyemeye, yihamirize imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Murakoze cyane. Ishimwe Donatille, wemeye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko uyu ngabo uriho Maurice aba umugabo wawe. Mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugabo wawe? Nimba ariko ubyemeye, ihamiriza imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryawe. Njyewe Ishimwe Donatille ndabyemeye kandi Imana imufashe. Amashyi menshi, amashyi menshi. N'umurunga udacika wo gushyingiranwa nk'uko amasezerano mumaze kugirana ari. Uyu munsi Imana ibateranirije kuba umugabo n'umugore, kandi nta muntu ubasha gutandukanya abo Imana yafatanije. Komera Imana amashyi kandi dushimire. Nanone mukiraba murakoze.
kiraha cyangwa se kwereka iteraniro itorero umugeni we. Amajwi menshi bakomeje kurwanya kugira ngo namuberetse kandi turishimye. Twagira ngo nanone gukunda no kubana nawe ukuri zamura cyane abantu babona ko mwanditse bakoze cyane byawe dusezeranyije kugukunda no kubana nawe ukuri nta butane kuko ugenda umanura impeta. yewe Shimwe Donatira nsezeranyije gushyiraho ngabo muri se kubana nawe no kugukunda nta gukibaya, Gukunda no kubana nawe mu kuri nta butane. Zamura rero w'abantu murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka dusabe nanone abishingizi, hariho uwitwa Kambara murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka rero tubahe seritifika. Mu by'ukuri hano hariho icyemezo kuko twababwiye tugiye kubaha icyemezo mutangiranye, abandi bakibaba ariko kubera icyizere n'ibindi akamara bituma uko kwizera kwanyu rwose tubaha seritifika y'icyemezo cy'itorero. Umwe gisigara hano mu itorero kugira ngo bazabone bibuka ko muri abanyetorero kandi bashyingiranywe mu itorero mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero nagira ngo nayo muyakire yanyu y'icyemezo. Murakoze cyane. Nagira ngo mumfashe dukomere Imana. Amaso yawe
ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufatanya n'Umwuka Wera bibane namwe mwese ibihe bidashira. Imana yo mu ijuru ibamugisha kandi bagirire neza mu bijyanye no mu banyu mu izina rya Yesu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Umvise nzogera umva amajwi y'indirimbo iteraniro ryose amaso bayahanze mwebwe babiri abakomeye aboroheje abasore abasaza hamwe batanze igihe kugira ngo baze guhamya ino nsinzi bavuga batisha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Ibineza neza buri wese aramwenyura abavandimwe n'inshuti babifurije urugo ruhire ababyeyi barishimye babifurije amahoro muzabyare muzaheke Uwiteka barebe neza. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. impande z'imihanda bamwe bahagarika akazi kabo ari ukugira ngo babanze bihere amaso yego abandi bagenzi mu nzira barababiza ngo muceho ibyo byose ari ukwerekana uko kunesha. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. kubasaba namwe nyuma yaho mudufashe musige
nubwo turi bube tubagoye cyane ariko murihangana sige yaboneka muhaye uburenganzira. Ishimwe Donatira wivunika dore wivunika akavura karaguye wivunika muvandi abavandimwe baravurana kandi abavandimwe baravuna wivunika nkuvuniki turashaka kugira ngo tubahe n'umuntu umuri iruhande. yego mu ruzungu baravuga ngo ni kavariye. hanyuma mu kinyarwanda baravuga ngo umutinyira umenyereza umugeni. yego amutuma igihe cyose bibaye ngombwa. yego Yesu ashimwe kagira amata kumera cyane. ikintu kimwe kandi cy'ingirakamaro mwebwe mira hari kumuhagarara ariko uze kumbwirira umusaza Musonera uti yagushimiye yuko wareze neza kandi umusore umuryango wamushimiye. yego none rero muri ubwo buryo bwo gushima tumaze iminsi turera umukobwa. none uyu munsi Imana yemeye neza yuko umukobwa ava mu cyiciro cy'abasore akajya mu cyiciro cy'abantu bakuru. ubu ngubu yabaye umutegarugori kandi mu izina ry'umuryango ububasha umuryango utanga tumushyize ahagaragara kugira ngo igihe cyose bizaba ngombwa azajye gusura mama we yungutse uyu munsi cyangwa se papa we yungutse uyu munsi. niba hari intera agomba kuzajya kumusura ndetse nagerayo ntazatinye gukora azahereza inyana ubwatsi burye azakubure umukecuru yumve neza yuko afite umukazana muzima. ni muri ubwo buryo rero nigeze kukubaza nti isi ntuhaguye imvura ntanyemerera hagiye iminsi ibiri iguye n'iwacu karahaguye nubwo ari gake rwose ariko nta mvura ibagenda. none rero imirimo ni myinshi kandi iyo mirimo myinshi igomba gukorwa. uyu mwana arabizi azi no kwandikisha imashini azi na kompiyuta. ibyo byose rero iyo mirimo yose ntazayitinye. ishimwe ubwire Maurice ashaka abagabo babiri b'ingufu maze mujyane mubereka ahantu bahinga maze nimara guhinga nawe uzatera intabire. ya mbuto hari n'indi none uri mu nzira igiye ibiganza byawe bitanga ntibizabure gutanga uzabihorane. ya miliyoni 10 twaguhaye buri muntu wese uzajya kugusura yukuraho ibihumbi 5 buri muntu azagenda kwifuriza umugisha kurenza ibihumbi 5 bamuhaye. none rero kukubwira akajambo ntuzigame akajambo keza gakomeye mu kanya mfite inzira mugozi hano nka yindi yawe. nahamagaye Samuel ndamubaza nti mugeze hehe imuhiri wacu ati turi mu byishimo. none se hari ukuntu watega drone ko zisigaye zigenda uko wagera hano ukaramutsa Musonera ati byo nabyo ati byo biroroshye. yaje rero buriya twari muri gahunda zacu nawe yari muri yageza ndetse yazanye n'abantu bari mu rugero rumwe abavandimwe twagira ngo abasaza bombi baramukanye. ngira inshuti Samuel na wa mudamu na wa mukecuru
itera rihe bino mukeke nkubona ariko murasiye hari utaricara umusaza mutware w'iwacu yari yavuze ati umusaza Emera yakoze urugendo runini ariko kandi agomba no kujya kubwira nabo abo yasize. Aravuga ati ntabwo ndi butume agenda, namushimiye ati kuko yampaye umukobwa mwiza yashyingiye Maurice, tereka mushimire.